mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Jinta yaramaze gufungwa ni nyuma yuko ndi Murati ndetse na mama Lucas bari bamaze kumushinja ko hari ibintu yateye mu mubiri wa Lucas hakozwe igenzurwa bigaragara ko ku mubiri wa Lucas hari imiti yatewemo. Twari twasize Raila avuye kumureba ariko agahitira ku bitaro agahura n'inkuru mbi yuko Lucas ibyo byaba birangiye nta kindi kintu akora ahita acika intege agahera ko yicara aho hasi. Reka n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri Raila yirihangana agahaguruka agasa n'uwegera muganga kamubaza ati muganga undi ntabwo bari kumwumva akongera ati muganga undi ntamwumve. Raila ati doctor we ntabwo uri kunyumva undi arahindukira akamubwira ati yes please are you okay? Raila ati yeah I'm not okay. Doctor nakubaza ndati okay nta kibazo wambaza uri mu ba doctors bari kwita kuri musaza wanjye se? Ndati uwuhe? Witwa Lucas. Ndati oh yeah ni njyewe ahubwo wari uri kumwitaho cyane kubera Raila ati ndagira ngo dusase inzobe kandi umbwize ukuri koko musaza wanjye yapfuye? Doctor amwitegereza kambwa atariho harya witwa nde? Raila ati sinigeze nkwibwira nitwa Raila. Doctor ati none se Raila ntabwo uri kubyiyumvisha none se nkubwire ngo iki koko mukobwa mwiza? Ndati yewe ndagira ngo wowe utoboza akanwa kawe bimbwire. Doctor yumvira mu mutima agatekereza ati uyu muntu maybe wabona ari ihungabana reka ahubwo umuturishe. Agatangira kumubwira ati Raila tuza relax calm down ahubwo icara tuganire. Raila ati doctor ntago nkeneye kuganira nawe banza umbwira ubundi izi drama zose zatangiye gute? Doctor ntago umusaza wanjye yaba yapfuye. Ntago yapfa pe nasure hari isezerano afitanye n'urupfu. Ntago yapfa atarongera kubana n'umugore we ako ubundi apfuye ati ntago yapfa atarongera guhura na Jinta ngo yibuke ibintu byose mama banze yishyurire buri kimwe cyose. Doctor ati Raila meze neza aho nuri kuvugishwa? Aramwegera ngo amukoreho. Raila ati doctor ntunkoreho izo ntoki zawe ntazivuna. Doctor biramucanga ahera kakamubwira toke ngaho basi mbwira ushaka ngo ngufashe iki? Ndagufasha gute? Ndati byo kumfasha ntago ari byo nkeneye. Icyo nkeneye kumenya kuko musaza wanjye ntago ameze neza yibye byarangiye. Ndaratekereza kavuga ati Raila musaza we turacyari kumwitaho. Ndahira aramureba kavuga ati doctor sinkunda umuntu unyinisha nangwa se umbeshya. Ahera kakigendera akanasohoka ibitaro.
Mu gusohoka ibitaro rero nta handi hantu yerekeza. Yerekeza aho Jinta afungiye. Akigerayo rero arabanza akitegereza abantu bose, noneho agatangira gutekereza icyo yakora kugira ngo arebe ko Jinta yava aho hantu. Arabanza agasohoka akicara hanze akavuga ati se man, Jinta ndamukura hano hantu gute? Umutima agatangira gutekereza ariko ubundi ubu ntago namwibara. Umutima ukamubwira uti nukora ikosa gatoya uraza kwisanga ahantu hatari heza. Hashira akanya Robinson ndetse na Julia bakagera aho ngaho kuri station ya polisi. Bakihagera Robinson aba yapanitse, kegera umupolisi umwe akabwatsi afande, mwamfasha ko narinje kureba umuntu wanjye ufungiye hano, ndatamaze igihe kingana iki? Ndati bamuzanye nijoro. Ndati niyo mpamvu muramukiye hasi? Yitwa nde se ubundi? Robinson yitwa Kimi. Ndati okay, ndaje mubarebera. Yakoze iki se? Yanyweye ni umusinzi bamuzanye mu mukwabo wakozwe nimugoroba. Yaba ari muri abo? Robinson atoya ntago kimanywa inzoga, aranatuje cyane. Ahubwo nanjye ndi kwibaza why nyine ari muri brigade. Twibaza gute nyine hari jail. Nanjye ndumva mfite amatsiko yo kumenya ikintu cyabaye ku buryo ari hano pe. Genda araye mwitwariye ku hospital n'imodoka yanjye musigaye. Uburyo yisanze hano kirika niba hari amahano yakoreye nyuma yuko ngiye. Ndati ngwiki numwe baraye bazanye nijoro ashinjwa gutera umurwayi imiti. Robinson ngo ngwiki imiti kandi? Ndatereka mukurebere. Atumizaho Kimi baramuzana. Akibona Robinson ahita aturika akarira, amarira akaba menshi. Undi nawe amubonye amarira azenga mu maso. Julia we biba byamushobeye kubera ukuntu Kimi bari kurira, birangira nawe arize. Kimi atangira kubwira Robinson akamubwira ati be, Julia asa n'uwikanze. Mbise neza? Ntabwo numvise neza. Be how comes? Jesus. Arikanga ariko akirinda kubigaragaza.
Kimi akomeza kubwira Robinson ko ati be barambeshyera ntabwo nabikoze ntabwo natinyuka kwambura umuntu ubuzima nanjye sinzi uko byagenze ndaramwitegereza agahera kakamubwira ati babe tuza ndakuzi ndabizi ko utatinyuka ndabizi ko utanabikora njyewe ndakwizeye ahubwo tuza umbwire Kimi mu marira menshi avuga ati naho nahera nkubwira pe sinzi ngo ndahera hehe ni long story ngiye kukubwira nakubwira byinshi birenze bakiri muri ibyo Raila nawe ahera kakinjira no kwinjira asanga Kimi ari kumwe na Robinson iruhande rwe hari undi muntu abitegereza bikamucanga araza akamwigira akavuga ati Jinta aba bantu ni bande Robinson nawe atungurwa no kumva Kimi ari kwitwa Jinta ahera kakabwira Raila akavuga ati reka wibeshyuye ntago ari Jinta Raila ati ahubwo wowe umuntu muri kumwe uramuzi muzi kurusha uko umuzi ahubwo wowe guturi hano nawe se bagutumye kugira ngo uze wongeremo akunyu ugire ibindi bintu uzahangaha kubeshya kuri station ya polisi ndati sinzi ibintu uri kuvuga Raila ati njyewe ibintu ndi kuganda bizi kuko Jinta uri kubona ahangaha ni muramukazi wanjye ni umugore wa musaza wanjye Robinson ati wasinze wasaze umugore wa musaza wawe kuva ryarize undi ati kuva kera cyane imyaka ishize ni myinshi ahubwo nuko twari twaramubuze twagize ihirwe turongera turamubona Robinson ati wait mboretse gato banze umuyire neza mwari mwaramubuze gute se Raila ati none se ntabyuze ni ukuvuga ko ntabyuze Robinson ati no way ntabwo byumvikana ikindi ntabwo mbizi Raila ati okay niba utabizi rero iyo ntabwo ari we mwanya mwiza wo kubimenya turi mu bibazo icyambere ubu ngubu ni ugushaka uburyo Jinta ava hano ibindi byo uzaba ubimenya Jinta ahera akabaza Raila akamubwira ati basi mbwira yaba ameze ate basi babashije kumwitaho yabashije kurokoka biriya bihanya biriya binyagwa by'umuti koko asubumana ninde koko wabikoze Raila ati Jinta nakoreka nkoresha Kimi kugira ngo abari hano ndeke rwose gutuma baba confused Kimi icyo ugomba kumenya nuko njye nkwizeye ndabizi neza ntabwo wagirira nawe umugabo wawe kuko ndabizi yuko urukundo umukunda rwatuma unamwitangira ndabizi ko aba mu gutera k'umutima wawe ndanabizi ko ari uwa mbere mu mutima wawe Robinson atari kuravuga ibiki Raila ati mva nkubwire nakubwiye ngo niba utabizi kano kanya ntabwo ari umwanya mwiza wo kubigusobanurira gusa icyo nakubwira ni uko yari muramukazi wanjye ni umugore wa musaza wanjye rero imyaka yari ibaye 8 tutazi ahantu aba twaramubuze n'ikimenyimenyi uzaze nkujyane no kumva nkwereke ko twe twazitse tuzi ko yapfuye ariko kongera kumubona byari nk'igitangaza ahubwo icyo nsigaye nibaza ninde twazitse mu cyimbo cyiwe kuko kugeza ubu ahashyinguye abana be Abina Bride hari indi mva ya gatatu yiwe abantu bose bazi ko atakiriho
Robinson ati ariko ndumva ari long story pe, nanjye nkwiye kumenya ibi bintu, ndatugiye n'ikigero uzabimenya. Niyo mpamvu rero njye ntakizera yuko Jinta yaba yatekereje kuba yakwambura ubuzima umusaza wanjye, umwe rukumbi dufite udukunda kandi utwitaho ari we Lucas, akaba umugabo we. Robinson ko karareba kabona ibintu ni inkuru ndende pe. Julia we abasa naho ari kureba film ko biba byamushobeye. Raila abwira Robinson akamubwira tereka nkwinginge nanagusabe basi mfasha turebe ko twakura hano Kimi, ndetse rege nanjye niyo gahunda mfite, ntago namusiga hano, sinshobora kwisigira umukunzi hano uko byaba bimeze kose. Batangira kugerageza ngo barebe ko nabura yakurikiranwa adafunze, ariko bakababera ibamba. Robinson aravuga ati ndatanga ingwate y'ibyo mushaka byose, ndasiga amafaranga yose mushaka, ariko nabura kurikiranwa ari hanze, kuko ndabizi neza ntago yabikoze. Abandi barabatsembera bagahera ko bakababwira se twabwirwa n'iki niba atari wowe wabikoze? Nta kintu kigaragaza ko atari we, kandi ibimenyetso bihari birerekana yuko ari wowe wabikoze, ariko ibigaragaza ko atari wowe wabikoze ntabwo bihari rwose. Babakurira inzira ku murima. Robinson na Julia, Laila birabacanga, bahera ko bana basaba kugenda, Kimi bakamugarurayo, asigara mu marira yewe n'agahinda byamucanze. Isi mwikaragiraho akabona wese isi mubanya akadomo. Atangira gutekereza ibintu byinshi, memories zahise zigatangira kugaruka, agatangira kwibuka buryo yakuriye mu buzima bubi, ari umwana we nabwa utagira epfo na ruguru. Agatangira kwibuka amabi yose yagiye anyuramo ari kumwe na musaza we, akibuka hahise he cyane, akumva arushijeho kugira umubabaro. Agatangira gukurura ishusho yo kwa muganga n'uburyo bamujyanye batanaretse ngo yisobanure, akarushaho gushavura. Ahera kagatangira kurira byamucanze, arapfukama agatangira gusenga, akavuga ati data wa twese uri mu ijuru, Mana karuhura, Mana itanga ituze, wowe witamurura ku munota wa nyuma, wowe ujya uturinda guseba, wowe wigaragaza byakomeye buri wese agatangira kuvuga ngo koko ni Imana. Ndazi ko na nyuma ya zero ukora, uri umunyembaraga, uri nyir'ubutware, uri hejuru ya byose, uri hejuru y'ibyishyira hejuru, uri hejuru y'ibyikakasa n'ibyikanyiza, kandi nzi yuko ushobora byose. Ariko se Mana, kuki nta rimwe urarambura ukuboko kwawe ngo nkubone? Njya nicara ngashaka, ntabura umunsi mwiza wigeze bambaho mu buzima nkawubura Mana. Ndibaza nacumuye iki? Niki nagucumuyeho Mana? Hari icyaha ndaba narakoze nkaba nakizi, nkaba aricyo ndi kwishyurira? Ese cyaba ari igicumuro cya data na mama?
bapfuye bakoze nkaba ari njye uri kucyishyurira. Ese nibyo mu gisekuruza ntabwo byo mu muryango? Njya numva ngo ibisekuruza rimwe na rimwe hari ibikururuka bikatugendaho bimeze nk'akaranda. Ese muri ibyo byose yaba ari njye ugezweho kuba hari igicumuro umuryango wanjye waba waracumuye, yaba ari njye uri kubyishyura? Ese ni njye gitambo? Kuki amarira atajya akama mu maso yanjye? Kuki ari njye uhora urira? Iminsi yanjye mibi niyo myinshi kurusha imyiza. Nararize n'ubu ndarira singira umpoza, ndarira singira umpumuriza, ndasabaza singira untabara. Ese ubundi Imana ibi byose bibaho uri hehe? Uri kurebera gutyo gusa wiyicariye mu ijuru ngo maze ngubera hose icyarimwe, gutubera hose icyarimwe nkaba nahuye n'aka kaga, gutubera hose icyarimwe nkaba mfite intimba nk'iyi, gutembuze byose. Ngire kubura Lucas, ngire kubura abana banjye, nanjye ubwanjye nibure. Mana umitiyemo kuba imfungwa. Ese ubu ndazira iki? Kano kanya Mana ndazira iki? Kuki ubundi iteka ari njye uhora mu karengane? Ntabwo ndi umwere, yego ndi umuntu ndakosa, ariko se Mana nzajya nishyurira iby'abandi? Ngira nicyo wandemeye, nicyo wansigarije. Ese basi ureka nkajyana n'ababyeyi banjye, kandi ubundi nabo ubwabo bagiye kuko byari byabarenze. Nakuze ntazi data, sinzi mama. Hakuze basi ko wari uzi ko nzanyura muri ibi byose, kuki utandetse? Iyo undeka byari bigutwara iki? Ubundi wandindiraga iki? Ko wari uzi ko nzahura n'aya makuba, ko wari uzi ko nzahura n'ibi byago. Iyo ureka nkipfira maze kubona ko kubaho kwanjye nta mumaro bifite. Urangije urongera ungarura ibuntu, ugiye noneho kunyica, unyica urubozo, utuma nibuka uwundi we, nibuka hahise hanjye, menya ko ndi Jida. Iyo nguma nkibera Kimi, ntabwo ibi byose biba byabaye. Ntaramenya uwundi we, narinuje. Ariko si izina Jida niryo ryavumwe, ntabwo ni njyewe wavumwe. Ntabwo mbyumva Mana. Ese ubundi ubaho? Ubundi niba ubaho gute utanyiyereka ngo nkubone? Nta na rimwe urambura ukuboko kwawe, ntabura ngo mvuge ngo iyi ni Imana ikoze. Mana niba ubaho koko, ndagira ngo unyiyereke, ndagira ngo unyereke igitangaza cyawe. Nyiyereka nkubone, ndumva nshaka kukubona. Ubaho ubundi? Kwanza niba uriho igaragaze nkubone. Ese ubundi wowe uriho? Ntabwo ukiriho. Mana bimaze kundenga, Mana ndananiwe, Mana ndi tired, Mana birandenze. Ibi bintu bigenda bite Mana? Ubikora ute wa Mana we? Mana wanyiciye nkipfira koko,
kandi ko ntacyo nsigarije. Waransezeranyije ariko maze kubona ko byose wambwiye byari ibinyoma. Ese ko kuri mu ruhande rwanjye? Ese ko kurankunda nk'uko ujya ubimbwira? Uruse ni rwo rukundo nkunda? Ese ubundi urihe Mana? Mana wanyiyeretse kuko, wanyeretse ugukora kwawe. Ubuse Mana, ahantu ndahaba amashobore, ubu ngiye gufunga ubuzima bwanjye bwose nzira kwica umuntu ntazi nuko babigenza. Mana, sinzi no gutera urushinge, sinanabigerageza, sinanabitinyuka. Niba n'imiti bamuteye sinzi ngo uyu mu buhe bwoko, ariko Mana, byose biri ku mutwe wanjye. Nawe urahuri mu ijoro uratuje, uri kurebera ibiri kumbaho, ndi kurengana ureba. Mana koko simbizi ubundi umura iki koko? Isi yaranyanze, isi yarantaye, isi yaranzinutwe. None nawe waranyanze, nawe wankuye amaboko. My God, Mana, ibi ntabwo nabikomeza, ibintu ntabwo nakomeza kubyihanganira, ntabwo ngifite imbaraga zo kubihandoringa. Mana, basi niba wanyumva itamurure nkubone, nibura bwarimwe nyereka mbona ukuboko kwawe, habura bwarimwe mbashe kukubona, mbashe kubona ugukora kwawe ndetse n'imbabazi zawe. Jinta uko aba arimo asenga, ku rundi ruhande aho Lucas aba aryamye hamanuka marayika w'Imana yambaye igishura cyera mu mabaya babaye, aza afite akantu mu kiganza cye, agakoresha ibiganza bye agatonyangiriza mu kanwa ka Lucas, yarangiza akamukoraho, yamara kumukoraho agahera kakigendera. Ako kanya uko Jinta aba ari gusenga, ni nako n'ibyo byose biba biri kugenda biba. Lucas ahera agakangukira hejuru, akabona arasaba naho bari bamworoshe. We akanguka abona yari yoroshe, ariko marayika w'Imana amukoraho, nta kintu n'ikintu na kimwe kiba cyari kimuriho. Mu gukangukira hejuru, akanguka asa n'uvuye kure, agahera kakicara. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese isengesho rya Jinta niryo rigize icyo rikora? Yes of course, kuko ntago wakirwa ujijinganya ko Imana iramwiyeretse. Dusize Lucas akangutse, ese yaba agikomeje kwibagirwa? Nangwa marayika asize akoze igitangaza, akaba agiye kwibuka buri kimwe. Ese ubu Lucas aramutse yibutse, ni Murata na nyirabukwe bakwirwaye? Ese aho ngaho babwira iki Lucas? Inkuru yitwa Inzitane, byose twibaza tuzabyumva mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete,
ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho